neza nabo kandi nabo mwami iyi nkuru tuzafatanya kugushima urakoze Uwiteka umugisha w'Imana ishobora byose data twese umwana w'Umwuka wera nabe kuri Davide namuherekeze reka bagendane kandi ariko asigarana n'itorero mu izina rya Yesu Kristo wacu. Wari witego ko tugiye kubanza kujya mu bintu byinshi cyane. Nanizi ko neza tugiye kwicara. Dushimira Imana ko muri bazima. Tugeze rero hari gutegurwa concert cyangwa se igitaramo cyo guherekeza David mwabonye ngiye kwerekeza mu gihugu cya Amerika mu gikorwa cyo kwivuza. Rero tukeneye ngo turebere hamwe byinshi bigiye kubera muri concert. Uko mubibona rero tugeze na hari gutegurirwa hagiye kubera concert cyangwa se igitaramo cyo kuba basezeraho kuri David twamenye mu ndirimbo aririmba. Ibi rero Happy Stone twagize ngo tuhagere turebere hamwe tunabereke cyane uburyo ki agiye kubaho gushima Imana kandi n'amasengesho yo gufasha David. Twizeye ko azanakira nk'uko twagiye tubibona. Turagira rero ngo ntimujye kure dukomeze turebere hamwe byinshi cyane. Nitugira n'amahirwe turaza kwegerana na David tuganire turebe uko yakira kino gikorwa uburyo cyiteguyemo. Tukomeze tubane rero mu kiganiro tugiye gukorana n'abantu benshi batandukanye tuganira kuri iki gitaramo cy'umunsi wa none. Neza rero Perezida turi hano rero dukeneye ngo mutubwire bimwe muri kubera hano. Tugeze hano mu myiteguro itandukanye turifuza ko mwatubwira mu bikorwa bimwe bigiye kubera hano uyu munsi wa none cyane ko twanabonye afishe ni igikorwa nyabaki kigenderewe kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane. Igikorwa kigiye kubera hano ku rusengero rwa EPR Karugira. Twari tumaze igihe turi muri campaign yo gushakisha uburyo bwo kuvuza umuririmbyi wacu urwaye David. Rero ubwo buryo burashoboka bwarashobotse. Hanyuma dutegura umunsi wo gushima Imana. Umunsi wo gushima Imana turavuga ngo ni gushimira Imana ndetse yadushoboje kugira ngo tubone ubwo bushobozi kugira ngo David avurwe. Ariko n'ubundi tunafite n'ikindi gikorwa cyo gushimira abantu bagiye badufasha. David twagiye tumubona mwatangiye irya ino campaign yatangiye agera kuba bigeze kuri uyu munsi wa none akaribwo mugiye gushimira abantu. Igitekerezo cyaje mu kwa gatandatu kurimo kurangira kuri uyu mwaka turimo. Ariko igikorwa nyirizina cyatangiye mu kwa karindwi. Ubwo cyafashe amezi 3. Ubu ngubu turi mu mwaka wa 2022. Yego. Ubu turi mu kwa 10. Ubwo ni amezi 3. Nyuma rero ni ibiki byabagoye muri no campaign? Ni ikintu mwari mutazi ko gishobora gushoka mwabonye mwavuga mugiye gushimira cyane cyane kigitangaza? Gitangaza twabonye mu by'ukuri David tugerageza kumuvuza tukiri mu ma consultation. Baduhaye rapport médical ariko baza no kuduha facture amafaranga tugomba gutanga kugira ngo avurwe. Mu by'ukuri twumva ari menshi cyane. 30,000 y'amadolari ni amafaranga menshi. Twumvishe ko ari 30,000 y'amadolari turebye n'ubushobozi dufite twebwe bisa n'ibiduciye intege. Ariko tuza gukora indi nama turavuga ngo reka tugerageze kandi twizera Imana izakora ibitangaza. Mu kugerageza kwacu no kwizera mu by'ukuri byarashobotse. Yego, ariko izo niyo mbogamizi twahuye nayo. Imbogamizi y'uburemere bw'amafaranga. Amafaranga ari menshi cyane. Yego.
hanyuma ubu ngubu umuryango wa David, famiye ya David, iki cyumva ko mwatangiye iyo campaign, ntimwaganiriye se cyangwa hari ukuboko kwabo bakoze kuri ayo mafaranga angana gutyo y'ikirenga, byaragenze bite kugira ngo mukomunikane na famiye ya David? Mu by'ukuri twatekereje igitekerezo nka Injili Bora, ariko n'ubundi twakoranye n'umuryango we, tuvugana n'umuryango we ko umuryango wari warageze kumuvuza, ntibyakunda kubera ubuvuzi bwa hano nyine butaratera imbere cyane, ariko bari baragerageje. Igitekerezo cyaraje rero turabahamagara, tubabwiye ko twatekereje, baradushyigikira. Mu by'ukuri twabonye na support yabo muri famiye, hari amafaranga avuye muri famiye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none igitekerezo cyo kuvuza David kigeze ku musozo, mwizeye gute nk'umuntu ugiye kuvurwa ko azakira, mubyizeye gute? Turabyizeye mu by'ukuri. Byenda nsubiye inyuma gatoya, David yayapulayinze asaba visa ku nshuro ya mbere, visa arayibura, baramuhakanira, ariko n'ubundi twanga gucika intege. Muri kwa kwezi turongera kandi turapurayinga, amafaranga menshi bigapfa bwa mbere mukongera mugatangira. Yego, kuko twari dufite kwizera, twaranasenze cyane. Turavuga ngo dushinge ko twasenze no kwizera, n'abantu bumva Injili Bora cyane hano hanze abafana dufite, turavuga ngo iyi visa igomba kuboneka mu izina rya Yesu, igomba kuboneka. Twumva turizeye, turongera turapurayinga, turapurayinze arayibona, abona visa. Ari ndashaka kubazo gatoya, hari uburyo yari afite se, yari afite bese navuga abaganga bana bari bamuhaye ko ashobora kwivuriza hariya muri Amerika, agiye kujya kwivuriza, mbese yari afite transfer cyangwa yarasabye ko ashobora kujya kwivuriza iriya, byari bimeze bite? Abaganga ba hano bo batubwiye ko batabishobora, baratubwira ngo aho byashoboka ni hanze, ahantu bafite ubuvuzi buteye imbere. Swati dushobora kujya mu Buhinde cyangwa dushobora kureba za USA n'ahandi za Canada, nibo batugiriye iyo nama, batubwiye ko hano bidashoboka. Yego, muhita mufata umwanzuro kujya gushakisha? Dufata umwanzuro kujya gushakisha uburyo twamuvuriza hanze. Twabanje gutekereza muri Kenya, ariko turavuga ngo muri Kenya twabikora ariko hano byananiranye, aho dutekereza kumujyana aho uko byananiranye. Turavuga ngo reka turapurayinga kujya muri Amerika, biza gukunda. Ubu David 30,000 n'amafaranga ari hejuru 30 hafi na 5 abifite kuri posha, agiye kujya kwivuza. Mu by'ukuri twagize amahirwe, dukorana na insurance ifasha abantu mu rwego mpuzamahanga. Urumva ikorana na assurance, cost ziragabanuka. Yego, assurance yadukavarinze. Uyu munsi wa none rero bipanze gute? Uyu munsi David azahaguruka hano ryari? Bipanze gute? Ni gute muri kubiteganya cyane cyane muri gahunda y'uyu munsi wa none mu ncamaka ko byo? Uyu munsi wa none rero twababwiye ko hari umunsi wo gushima Imana ko yadushoboresheje, yabanje kudushoboresha mu buryo bwo donc yaduherekwa si ibi gusa, hari n'ibindi byinshi. Dufite vision yagutse yo gufasha abantu barwaye nk'aba ngaba. N'ubundi muri uyu mwaka dufite kujya no gusura abantu mu bitaro. Urumva ni yerekwa ryagutse. Rero uyu munsi wa none ko twagiye tubigarukaho, no gushimira abantu no gushima Imana yadushoboje kugira ngo uyu munsi wa none tuba tuwufite, kuko David afite gahunda yo kugenda kuwa kane w'iki cyumweru turimo, nibwo azahaguruka hano ajya muri Amerika. Ariko iko nyirizina ni ugushima Imana ko yakoresheje abantu. Hari igihe usanga abantu riterume yaje mu bantu bavuga ngo abantu ni babi, nibyo abantu si beza, ariko siko bose ari babi, abantu ni beza. Yes, tugomba guhindura n'inyito tukavuga ko abantu ari beza, kuko twabonye Imana ikoreye, kubera ko Imana yakoresheje abantu. Hari igihe mu materaniro surtout abantu bakomeza kuvuga ku bantu ngo abantu barahemuka, abantu bagira yewe nibyo, ariko abantu mu bundi buryo, abantu bose si babi. Nimba warahuye n'umuntu uguhemukira, umuntu wakugiriye nabi, ariko hari n'abantu beza, abantu b'Imana beza bafasha abantu. Rero uyu munsi
twiteguye gushima Imana no gushimira abantu. turi rero aho n'ubundi igikorwa cyo gutaramira David cyangwa se bamusezeraho igitaramo cye uyu munsi wa none. Tubibutse ko David azahaguruka hano i Kigali ku itariki 3 ajya muri Amerika, ngiye yagiye kujya kwivuriza ko twabonye kuri afishe hano. Rero turagira ngo duhereze perezida wa Injili Bora abwira icyo ubwira abantu abakunzi ba Injili Bora cyangwa se abantu baduteze amatwi badukurikiye, icyo babwira ko bakubashimira ijambo rimwe sose. Abakunzi ba Injili Bora rero muri intwari, muri abantu b'abagabo, kubagira nukubagira nabyo no kugira Imana, kugira abantu no kugira Imana, kubagira muri intwari. Turabashimira mu by'ukuri, dufite abakunzi ba Injili Bora, hari abadusengera, hari n'abadufasha mu bushobozi bundi butandukanye, hari n'abatwifuriza ibyiza. Burya n'umuntu ukwifuriza icyiza ni umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe. Mu by'ukuri abakunzi ba Injili Bora turabakunda cyane, mukomeze mudusapotinge. Dufite n'ibindi bikorwa byinshi. Twebwe ntabwo turi limite, niko nabivuga, ntabwo turi limite kuri Eglise Presbyterienne muri EPR gusa. Twebwe turagutse, dufite viziyo yo kwagura ubwami bw'Imana ku isi hose, ariko duhereye hano iwacu n'ubundi muri EPR. Rero turabashimira ku byo mwakoze. Hari abadusengeye, hari abadusuye, hari abatugiriye inama, n'abaduhaye amafaranga. Igitangaje garutse nk'inyuma ho gatoya, hari n'abatwoherezaga ibiceri 200 by'amanyarwanda, igiceri kimwe, ibiceri 2. Urumva uwo muntu wakoze muri ubwo buryo, twarebye umutima we, nubwo ubushobozi bwari buri hasi, ako twizera ko Imana izamuha umugisha. Hari n'abandi batangaga miliyoni irenga y'amanyarwanda, twage tubona ko kw'Imana. Mu by'ukuri abakunzi bacu badusengeye, abagize icyo bakora kuri gahunda ya David, turabashimira cyane. Imana yo mwijuru umugisha. Asante. Reka tugushimire natwe perezida. Murakoze cyane. Imana igumugisha. Wari witeguye ko tugiye kubanza kujya mu bintu byinshi cyane? Nanizi ko neza tugiye kwicara. Reka twicarire hano, ntacyo bitwaye, twaguteguriye. Duhagaze. Dushimiye Imana ko turi kumwe n'umuvandimwe David. Mbere ya byose banza twibwire, turi kuri Plaston YouTube channel, banza twibwire. Nitwa David Gasamagera, niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi banjye. Yego. David, uri ingaragu harya cyangwa urashatse? Ndi ingaragu. Uri ingaragu, Yes, serious searching. Nyaboneka bataza kukumva Nyamara- bagatongana. Kaba ngo anyihakaniye kuri microphone. Byose birimo. Bijya bibaho cyane. Byose birimo. Tugize amahirwe yo kubonana nawe no kuhura nawe kuri uyu munsi wa none. Ndagira ngo banze ubwire abantu ko ari wowe David ufite afishe y'uyu munsi wa none, banze ubabwireho. Ni njyewe David wa wundi babona ku ma YouTube nyine. Wa wundi badashobora gupfa kwegera uko biboneye. Nkada uretse ko wanyegereye. Oya umuntu ko nanjye nabisabye audience nyinshi. Oya ntago. Nagiye mbisaba cyane. Biriho kuri urwo rwego. David rero tumaze igihe twabonye kampeni yawe bavuga ko ushobora kujya kwivuza. Ndagira ngo tubanze utubwire muri make, ndumva ntacyo bitwaye, ku burwayi bwawe igihe bwaba bwaratangiriye, igihe wabubonye, tubone gutangira ikiganiro wenda hari. Nagiye mbivuga kenshi wenda ku macano yandi, ariko uburwayi bwanjye bwaje mu myaka 4, mfite imyaka 4 kugeza ubu nyine, ariko nabashije kwivuza inshuro zigeze muri 2, mbagwa ntibikunde, ariko kugeza ubu ngubu rero Imana ikoze ibikomeye cyane, nyine nkambonye ubundi buvuzi bwisumbuyeho, kandi nizera neza ko noneho kuri inshuro bizakunda cyane. Twese uretse nawe wenyine, abanyarwanda twese turabizeye. Hanyuma urugendo rwawe wahuye na Injili Bora ryari? Injili Bora sa wenda ngewe nayimenye mbere sinakibuka ngo n'ibyari, ariko ngewe nayigezemo sinibuka umwaka neza, ariko umwaka batangiye kudushyira mu rugo. Umva hari muri Covid. Yes. Mbereho icyumweru kimwe. Ndahita nibuka n'indirimbo mwakoranye na producer Prosper. Yego. Ivuga ngo guma mu rugo. Iriya ubwo twayikoze nyirimo narageze muri Injili Bora. Okay. Yes. Yego.
nicyo gihe wamenye injiri bora wowe wari usanzwe uyizi nibwo nayigezemo yego Wabaye cyane ko repeated mbese kujya muri nabyifuzaga Injili. cyane ngira imana nyine birikora gutya ntabizi nanjye yes kampeni rero gutangira igitekerezo cyo kujya kwivuza bakigize urimo se bakigize udahari cyaje gitubundi nari nk'umuntu ndimo ubyibuha. da nari Wari uri- ndimo rwose yes nari ndimo niho igitekerezo cyavuye nyine bivuga se umva ari ibintu bishobora kuzashoboka cyane yuko wari ufite amakuru wivuje n'ubundi bisanzwe nyine njye numvaga ko wenda biri kure numvaga ko biri kure nyine ari n'ubundi mvuga nti reka tugerageze n'ubundi na mbere hose twaragerageje turebe kuko byanga byakunda uwo munsi wagiye uvuga ati ni bya bintu byo mu gitaramo cyangwa mu bantu barabivuze nta cyizere cyinshi wari ufite yego icyizere cyaje ryari ko bishobora gushoboka sinibuka ngo ni ryari ariko nyuma nzi ko byagiye binzamo natangiye kugenda mbyizera nizera ko ari imana ibirimo noneho atari ku bwanjye yes hari impamvu bibaye gutya kugeza ku itariki 4 ariwo kuwa kane munsi umusibe ejo dutegereje ko ku itariki 3 aribwo uzurira indege yego ufite tike y'indege imeze ite uzava hano nyine nzaba hano saa 8 yego z'ijoro ubwo ni kuwa gatanu muri make ariko nagezeyo nyine kuwa kane ubu ugiye kwivuriza mu kihe gihugu muri amerika yego uzansuriza abanyamerika hagati aho ngaho abariyo bose tuziranye anyway tugize umugisha wo guhura na David nk'uko natangiye mbivuga Pilastone ndetse n'abandi banyarwanda bose mudukurikira umunsi ku munsi uyu ni David turimo turavugana bwa bisa nk'aho ari ubwa nyuma agiye kujya muri Amerika tuzongera kubonana avuye muri Amerika ameze neza David ameze neza David uyu munsi wa none rero wateguwe ute ufitemo izihe nyungu uramva gute muri wowe umunsi nta zindi nyungu ngufitemo ni umunsi w'amashimwe yes gahunda igiye gukorwa ni amashimwe gusa nta nyungu nyine nizo zitumye ngiye gushima z'iby'Imana nyine yakoze urumva ufite gushimira abantu byimazeyo nta nubwo nanabona n'icyo mbashimira cyangwa mbahereza ngo babone ko mbashimiye koko nk'uko mba numva mbyifuza hera ku badukurikiye kuri uyu murongo numva ko barimo abakunzi bawe ndabasuje cyane bwa mbere kandi nanabashimira cyane nzi ko abantu benshi nyine bagize umutwaro w'uburwayi bwanjye baransengeye batanze ubushobozi ndabashimiye cyane pe Imana ibaho umugisha urakoze David ntago dufite gutindana nawe umwanya muremure byinshi wagiye bisobanura kandi natwe kugira ngo tubonane hano twavuga ngo turebe ari igitaramo twabonye kigiye kuberamo amashimwe no kuguherekeza nk'uko cyiswe turifuza ko Imana izabana nawe kandi twiteguye umusaruro mwiza ko uzagara kuri David uvuye muri Amerika ariko buri uzazana iki indirimbo se zaba ari nyinshi cyane nta ndirimbo yigeze utekereza se kwandika muri ibi bintu Imana yakoze zirahari nyinshi zirahari Kamensi gatoya yego wawe ntabwo ndazinoza neza pe ariko njyewe iyo ngutekereje nasaba Imana ngo izagira ikigufasha n'abandi bantu benshi cyane hari indirimbo uririmba ivuga ngo operasiyo y'Igorigota yanditse amateka Yesu yanditse amateka muri biriya bihe buryo ki wenspira abanyarwanda buryo ki wenspira abakunzi bawe buryo ki unezeza Imana nayo izabigukorera nibyo tukwifuriza reka rero tubashimire bavandimwe ba Pilastone twari dutaramanye turakomeza kubana mu bikorwa bigiye kubera hano uyu ni David twaba turi kumwe ugiye gukora igitaramo se ashimira abantu hahereye kuri badukurikiye yabashimiye kandi muri abantu babagabo nako turabashimiye kubyo mwakoze byose dukomeze tumusengere dukomeze tubane nawe muri byose ndatekereza kuko twiteguye ibintu bikomeye cyane Imana igiye kuzadukorera Imana ishimwe igitaramo rero kimwe abantu benshi batandukanye hari abo watumiye ku giti cyawe ku ruhande rwawe wenda
narababwiye harimo abavandimwe banjye n'izindi nshuti zanjye zimwe narazibwiye. Hafi y'umuryango baraba bari hano? Yego cyane. Ubwo ku munsi wo kuguherekeza twese tuzaze tuguherekeze. Mwese muhawe ikaze. David, asante sana, amahirwe masa. Asante. Dushimiye Imana kubana n'umucuranzi Musabwa agiye gunga kamera, ndumva reka rero tumusabe, nta kindi tugusaba, gusaba kubwira ni ku munsi wa David. Ndumva ari umunsi ushimishije, gira icyo tubwira. David mani ibibazo ibibazo nyine ariko aragiye tu sagiye se akoze busa nuko watanga interview. Hari icyo wabonye kuva twatangira campaign yo kugira ngo dufashe umuvandimwe kujya kwivuza? Hari byinshi wagiye ubona, ndatekereza ko wagiye ubana nabo cyane cyane mu practice n'umunsi y'igitekerezo cyo kuvuza David ushaka kuba ruhari. Urabona iki Imana yakoze iki muri ibintu kweri? Imana yakoze ibintu bitangaje, abantu ntago twapfa kubyishoboza twenyine. Byari bigoye uri financial kubona amafaranga angana kuriya, biba bigoye, ariko nyine Imana yabibayemo kubera ko bizi ko imigisha twayiremanye. Imana yayiduhaye kuva kera, ntago ari ibyo gusa nyine bisanga ngo tuyegere, ibindi biduhe kubona. Yarabikoze rero, yarabikoze. David azagenda kandi byaradushimishije, nubwo nyine abagiye kandi tumukeneye, ariko ni ngombwa ngo agende abanze nawe akire, wenda ikindi gihe azagaruka. Hanyuma Musabwa, iyo uri gucuranga David arimo kuririmba ujye wumva gute? Njya numva ari gucuranga. Ari David aririmba ukajya wumva ni melody ya piano cyangwa se ya instrument runaka. Uyu rero ni Musabwa tumenyereye, umucuranzi w'umuhanga pe, kandi turabikubahira bro. Ndatekereza ko witabiriye igitaramo cya David, niwe ugiye gucuranga kuri uyu munsi w'amashimwe, cyane ko twiteze ko Imana igiye gukora ibintu byinshi cyane. Uyu munsi w'amashimwe ugiye gucuranga, niki wabwira abandi bantu? Ndabona wazanye n'abafana bawe benshi, abagukurikiye baje kugira ngo banumve banarebe na David, benshi cyane. Uyu munsi wa none niki wabwira abantu bagiye gukurikirana show igiye kuba hano y'uyu munsi wa none? Icyo nababwira nta kindi gusa ni ukuzagashigikira Injili Bora ndetse na David, banakomeza kumusengera kuri urugendo. Nyine ntabwo ruba rworoshye, kugenda ni kimwe no gukira ni ikindi, no kwivuza. So rero ubwo tugomeze dusenge, nagerayo ni amashimwe yego yuko agiye, ariko dushime cyane ko azakira kurusha uko dushima ko agiye. So ndabasaba rero muze twishimane, ariko munakomeza gusenga kugira ngo nagerayo ibyo bifuza bye nyine uko azakire nk'uko abishaka, natwe nk'uko tubyifuza, kugira ngo ikindi gihe tuzabonanira azabe ari umuntu umeze neza nk'uko yavutse, nk'uko tumwifuza. Twari duprofise rero Musabwa muri kino gitaramo kugira ngo tubane nawe agize byinshi atubwira. Turagushimiye abakunzi ba Plaston, turagushimiye abagukunda, natwe turagushimiye by'umwihariko. Bakore subscribe ari benshi, share. Ngiye nshaka kutabikora nyine ngo bihaze bose, ariko nzabikora. So n'abandi nabo bazi. Asante sana. Imana igumugisha producer Musabwa, turagushimiye cyane kandi twiteguye ibintu byiza. Urakoze. Imana igumugisha. Amen.
turaguhimbaza ukwiye gushimwa nani tuguhaye Awali muri USA amenye
bamenye ko turikonezinga icyo kintu rero mu by'ukuri mama Jessica sinzi ukuntu amatara yakubwiye mama njyewe ni inshuti yanjye by'umwihariko afite ibintu byinshi yangabiye ni inshuti yanjye by'umwihariko cyane n'umujyama wanjye rwose suhuza none abantu n'abadamu n'abagabo ni abantu bari ni inkingi za mwamba niko abanyarwanda bavuga ni inkingi za mwamba kabisa muri iyi boro rero niyo bagiye gufata uno mwanya bashimira abantu ku gikorwa duherutse gukora cy'umuvandimwe David haba igikorwa gitangaje ntabwo bigoye kubyumva njyewe David kiriya kintu afite aha njye ndemeza ko narangije kukirasamo umwambi twakirashe n'umwambi wose twakirashe n'umwambi wa Kristo hasigaye ko tugenda tukireba cyuma gisha kigenda gisha atari ko impamvu kugira ngo twishime ahubwo ari ukugira ngo Imana yabicuba nicyo ngicyo gusa nta kindi kintu Imana ikibanza ikareka ibintu bikaba binini bikamera nk'ibipurizo ariko usanze n'urupurizo aho uri buzuye umuhanda tiwokoraho wovuga ati iki wokirengeza ariko igipurizo uzi nakuhaho kujya kigahita kigenda ndizera neza kariya kantu kari kuri David it is a matter of time ni question y'igihe gusa mwagize ngo amafaranga yakusanyijwe ari ku mbaraga z'abantu ibihumbi 30 z'amadolari ubundi ibihumbi 30 z'amadolari umuntu ajya bisoma ko ku gapapuro gusa wenda ukaba wanabyandika ariko kubibara ugatekera ni ikintu kiremereye rero ndatinze reka mbe perezida ibindi byose arabishorera kuko byatangiye Gabi na Tonton Prosper na Bona na Jessica na twese ariko byatangiye ku ngoma Gabi ari uyoboye n'ubundi yarabishoreye kugeza ubu twese nka timu tugifite rero ngabe perezida ibindi arakomeza nakoze imana uretse gushima Imana by'ukuri Imana ni nziza kandi Imana Pawulo yabwiye Abaefeso abandi ibasha gukora ibirenze ibyo tuvuga dutekereza nk'uko imbaraga zayo zidukorera Imana yakoze ibirenze ibyo twabasha gutekereza mu bwenge bwacu abaririmbyi narababwiye bari nko ku wa gatandatu ndatekereza mbabwira ko igikomeye si amafaranga yabonetse kugira ngo David ajye kwivuza igikomeye ni umurimo muri tugiye kubona David ari muzima kuko Imana yatanze uburyo bwo kugira ngo David abashe kujya kwivuza ari Imana yananiwe kumuvura turabona ntabwo ari iyo Mana twizeye Imana ifite imbaraga zirenze izo twe tubasha gutekereza rero mu by'ukuri kubivuga tumva ntabona amagambo nabivugamo ariko ndashimira Imana cyane yo yabikoze kandi ikoresheje mwebwe amafaranga assurance igiye kuvuza David na transport ye na agent de poche ni miliyoni zigera kuri 15 murumva ko atari amafaranga menshi kandi amafaranga yavuye mu mifuka yanyu na muri hano n'abandi batari hano bari kure cyane cyane abari muri Amerika mu Burayi n'ahandi abayobozi bandi baraza kubavuga wenda bamwe baramumeshoninga amazina yabo ariko mu by'ukuri ndashimira Imana cyane ndashimira korali nshimira by'umwihariko abayobozi kubera ko ari ahantu byageze dusa naho turi kumva turi gucika intege ariko ndabashimira ko mutacitse intege by'umwihariko abo twari dufatikanyije muri coordination y'ibyo bikorwa ntimwacitse intege mwarakomeje murahatana kugeza kuri uyu munsi
tuvuga ngo David afite urugendo muri kino cyumweru mu by'ukuri ndumva ari ibintu birenze ibitekerezo byanjye Imana ibahereze umugisha andi magambo ndumva perezida wenda araza kuyavuga ariko Imana ibahereze umugisha cyane mwarakoze arakoze cyane perezida wacu kandi umwami wacu wabindi twaba cyacu Imana umugisha nasaba bwiza yakicara hanyuma nasaba Mutesi Negrandi Mutesi mushiki wa David bombi maza nawe baza Mutesi nawe agira icyo atubwira ashima Imana by'Imana yakoze Imana yo mu ijuru ibahe umugisha
Imana mfukame. Mana ndagushimye kubikoze. Mana nguhaye icyubahiro. Twabonaga kutashoboye. Twabonaga ku mwana wacu. Twabonaga ko umusaza wacu bizagira abagapfa. Ariko Mana ndagushimye ko ubikoze. Nubwo byari bikomeye ariko ntakigukomera. Mana nsabira umugisha witanze. Impande zose z'isi basabira umugisha Mana, ariko umugisha ukomeye ni uwo tuzakubona kuri wa munsi ubwo tuzaba dutashye. Wowe ni umugisha mbasabira ukomeye. Urakoze ko wahabaye, urakoze ko ukomeje kuhaba. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo wakoze. Amen. Umufasha bwa nyuma duhe Imana icyubahiro duhereye hasi inshuro zirindwi. Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Wakire na visi perezida abayobozi b'akavuga. Imana ibahogisha mwese muri inshuti zacu. Jiribora ndabakunda. Sibyo? Papa Fisto yavuze ngo hajya yavuze ngo ndiki. Ngo ndiraronje. Hanyuma n'ibindi mubona wa mugani wa Fisto mucomekeho. Ubwanyu Jiribora tuzakomeza dufatanye. Abarwayi tuzabavuza, abashonje tuzabagaburira, abafite ibirori tuzabishyigikira, abari mu bukode tuzabubakira. Imana ibahogishe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ntabwo nakunze icyo mvuga kuri ibi. Ntabwo nakunze kugira icyo mvuga kuri ibi kubera ko njyewe ntabwo kugeza ubu n'ubu ntabwo ndabyakira. Kubera ko ni ikintu gikomeye ku buzima bwanjye. Imana inkoreye. Ntarajya kure nicyo bikora ndabakunda. Haleluya. Ndabakunda. Prosper. Ndabakunda. Gusa Imana ibamugisha abantu bose babigize umutwaro. Nanjye ntacyo nabaha ndetse nta n'icyo nabaha nabona ko kibahagije. Gusa nyine ndabakunda umuntu wese wagize icyo akora, uwansengeye mwese Imana iramugisha. David arakoze. akaza
akaza akavuga nyine ibintu ndapanze sinzi n'ibyo bivuze ko noneho hari ibintu bibutse impamvu David ameze gutya ubusanzwe nta magambo menshi agira indirimbo ashobora kuririmba indirimbo n'icumi atavuga ariko guhagarara ngo avuge akenshi ntabyaza ntabwo nshobora na rimwe kubyibagirwa hari igihe yicaraga kuko igihe twabanaga hari igihe yicaraga ukabona ibitekerezo bye biri kure ariko nkamwibutsa amagambo Imana yavuze rimwe na rimwe akavuga n'amagambo ashobora gutuma nawe ubwawe uvuga se amaherezo wamugana yakundaga kumbwira ijambo rivuga ngo impamvu ndi kuvuga gutya twese dufite kwizera kandi Imana yaravuze kandi izasohoza iki ni ikimenyetso akavuga ijambo akavuga amaherezo se nayabo ntabwo uri nyine no kwipfa yewe amubwira rero Imana yaravuze kandi izabikora ariko nkabivuga ngenda kugira ngo nanjye wenda ntahinduke ubundi bundi dore uzakira ajya akunda kumbwira ijambo hari amagambo atari kuvuga ajya akunda kumbwira ngo nagenda ahantu hose azajya hazaba izina ryinshi hazaba muri we injiri uri umugisha ku muryango wacu rwose urabizi uri umugisha muri umugisha twabagiriye umugisha kandi ntabwo bizaguma hano kabone nanjye ubwanjye aho nzagera hose ni ukuri icyo nzabasha kwinjira nzabaza umuti ntabwo nabura kuvuga umuryango wa Gabiro ntabwo muri hano ariko muri abantu ni ukuvuga ngo injiri niyo mpamvu mvuze muri rusange nawe wiyumve mu muryango wawe turabakunda umuryango wacu kandi tuzahora tubakunda murakoze ni byiza kwibuka umunsi kandi duhagaze hano turimo gukora audio video tubwira abantu ko twa David ariko twazunda ngo tusabirekera ubusa tugomba kandi guhagarara hano kuri za kamera tukakora Imana yakoze haleluya 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 Imana yashakwa hari umukuru w'itorero wifuje buri cyo avuga namara kuvuga ndaza gukomeza tuzababwira pasiteri murakoze cyane nasabye umwanya kugira ngo banze mvuge kuko ugiye kugenda mu mwanya mfite umuturanyi wanjye wagize ibyago tumaze iminsi mu kiriyo kandi ubu bafite gahunda yo gukomeza kwibuka cyangwa se igitaramo cyo kwibuka umuvandimwe wacu witabye Imana Serge muri ADPR ubu niyo ngiye kuja kuko ni umuvandimwe umuturanyi rero nasabye uyu mwanya kugira ngo banze ngire icyo mvuga mbone kugenda ntabwo nagenda ndashima Imana cyane kuko ari Gilbora mu rwandiko kandi urwandiko usomwa na bose kandi ibyo babasomaho nibyo muri byo mwagize neza cyane kugira ngo mutekereze kuva ku muntu wa mbere watekereje
kugira ngo mubashe guhura mugire igitekerezo cyo kuvuza David. Uwo muntu simuzi ariko reka mbanza mwishimire kandi ndagira ngo duhe Imana amashi menshi. Hanyuma rero injiri bora muzagumana ubuntu. Buriya rero nta kintu kitashoboka iyo abantu bashize hamwe. Injiri bora rero Imana ibaha umugisha. Ntabwo mvuga ngo runaka mpereye ku buyobozi bwanyu kugeza ku muririmbyi wo hasi, uwo wese ndabizi ko yabizemo uruhare. Mwarakoze cyane, Imana ibaha umugisha cyane. Ndashimira itorero. Buriya rero hari ukuntu abantu babona ibintu biriko bikoreka ariko ntibamenye iyo bituruka. Buriya rero nuko David ari umunyetorero. Haleluya. David kuba ari umunyetorero agasanga injiri korali yacu ya paruwasi ya Gikondo naho nikumugisha ugenda nikumugisha ugenda. Rero paruwasi yacu rero mu by'ukuri ndabizi neza hamwe n'amasengesho ko David azakira. Njye namaze kuzizera kuko azakira. Ikindi ndagira ngo hari urubyiruko rwinshi, ndagira ngo batume kandi mubwire abana bahunge bave hanze, bahungire mu itorero, bahungire ku Mana. Atarinze abana barashira. Harimo abantu benshi bafite ibibazo bikomeye ariko mugende buri muntu wese abwire mugenzi we ngo hunga. Buri muntu wese abwire mugenzi we uwo babana mubwire ngo hunga, hungire ku Mana, uhungire mu itorero. Niho hari umugisha. Rero David ndabizi neza ko kuzakira. Ndagize umugisha. David hashize nk'ibyumweru bibiri yarasuye mu rugo. Yarasuye mu rugo. Ntabwo twabasha kuganira byinshi, yasanze afite abandi bashyitsi. Ndamushimira cyane kuko yadusuye. Hamwe n'ibyo rero ndatinze ndagira ngo shimira abantu bose mwagize icyo gukora. Nubwo mwarimu yavuze ngo ntabwo twari tuzi ko ari miliyoni 30 ndetse na 2 ariko reka nizishake zibe muri 15 ariko muratekereza miliyoni 15 miliyoni 15 hanze nta muntu hajya rero bavuze ndakeka hano nta abenshi titurabona n'uwaziretiye uretse kubona 500 yatiwe n'ijana. Rero miliyoni 15 mwarakoze cyane. Ndetse shimye abaterankunga abantu bose babafashije. Jewe naratangaye nabonye umwana umwe simbizi nimba bazanye mbona yishijeho amafaranga ya David ikintu kirangurura cyane. Simuvuze uwo ari we ariko byarantangaje cyane. Abana barakunda abantu batoya. Mwebwe rero ntimurapfa mu mitwe. Mwebwe abantu batoya rero ndagira ngo mbashimire. Mwebwe muracyari bazima mwese kandi murakundana mwese, baba abahungu baba abakobwa. Ndabizi kuko imitwe yanyu ni mizima kandi mwebwe mukundana mutazi ngo ninde kubera ko mungana n'imitwe yanyu isobanutse. Imana izabaha umugisha, muze mukomeza mukundana kandi mufashanye kuko Prosper yavuze muzubakira abantu, muzakodeshereza abantu, muzafasha abantu. Ndangiza rero ndagira ngo mbabwire ngo mu rwandiko rusomwa na bose kandi ibyo mubiba n'ibyo mukora n'ibyo babasoma. Imana rero ibaha umugisha. Ndagira ngo nifurize David umugisha w'Imana, wizere ibisigaye Imana izabikora kandi turabizi neza kuko hari umunsi tuzakubona hano
uri kubyina ibintu zaragenze neza kuko uri kumwe n'Imana uzubara imigisha kuko mwabivuze uyitondekanye urebe uko waje kose uko byagenze ugeze kuri uyu munsi uzabona ari byinshi kandi ari byo gutangaza reka rero kwifuriza umugisha w'Imana uzagende neza uzagende neza David Imana izabana nawe mu rugendo rwose rw'indege kugeza ugezeyo uzakwakira mbere ndabizi kuko azabana umugisha kugeza rero ugezeyo n'umuganga wawe ndabizi neza kuko abashumba baraza kumusabira kugira ngo Imana isanzwe yamuteguye kandi ndabizi neza kuko ibyo tukwaturiyeho umugisha w'Imana ndabizi neza kuko bizakubera kuko ubyizeye kandi twese turabyizeye ahasigaye rero uzajya kugenda neza urakoze cyane urakoze perezida urakoze cyane muzehe arakoze reka nanjye mfata umwanya wo gushimira abantu bakoze hanyuma ndaza kubabwira pasiteri maraza no gusengera David mbere turashimira Injili Bora abarembye bose turashimira abarembye bose komite dukora inama twayikoreye hariya ku irebero haruguru hanyuma twiga kuri kibazo cya David hanyuma tukizaniye mu baririmbyi mu by'ukuri abaririmbyi baradusapotinga bumva ko ari ngombwa ko twashyigikira David mu by'ukuri abaririmbyi ndabashimira Imana yo mu ijuru ibamushe bafashe umwanya wo gusenga bafashe ubutunzi bwabo batanze umwanya wabo Injili Bora mwese turabashimira Imana yo mu ijuru ibamushe hanyuma reka nshimire n'ubundi komisiyo yari ihagarariye kino gikorwa cya David iyobowe na mwarimu Gabin ndetse na Prosper mu by'ukuri turabashimira cyane turabashimira byimazeyo mwaritanze twakoze amanama menshi hano mwakomeza kuduhuza kenshi kugira ngo tukiganireho tukibonere umuti rero uyu munsi kuba turi hano turabikesha mwebwe turabashimira haleluya Gabin niwe warisivingaga amafaranga yose mu by'ukuri yitabye amatelefoni menshi atandukanye atanga umwanya akaryama ntasinzira abantu bamuhamagara hirya no hino mu by'ukuri atanga umwanya we wose kugira ngo ibintu bigende neza haleluya Gabin turagushimira Imana yo mu ijuru iguha umugisha hanyuma tuvuye kuri Injili Bora mwarakoze kandi mwarikoreye ariko twari kubashimira hari abandi bantu bamwe mu bantu bakoze kuko ntitwavuga abantu bose bakoze bamwe ntitunabazi ariko mu by'ukuri ntitwavuga n'amazina yabo ngo tuyarangize kuko ni benshi bakoze ariko uyu munsi wa none twatoye bakeya barapresentinga abandi rero abo bantu ngiye gusoma hano nabo gushimirwa bakoze igikorwa gikomeye cyane ku bwa David hari famiye ya David mu by'ukuri ni uwabo kandi David ni uwacu twagize ibitekerezo baragishyigikira tubana mu nama kenshi ahantu hatandukanye barabikurikirana cyane babibamo mu by'ukuri turabashimira kuba mwarasapotinze umuririmbyi wa Injili Bora ariwe mwana wawe David Imana yo mu ijuru ibaha umugisha haleluya
turashyimirana turacyakomeza nyuma yo gushima turaza kuririmba abantu ntibatahe haracyari byiza byinshi. Turashimira pasiteri wacu Pastor Jeannette nahaguruke mumubone yongera ahaguruke tumugore n'ubwenge. Mu by'ukuri pasiteri turagushimira umubyeyi mwiza twavugije ko cya David aradufasha aduha inama adufasha no muzana twagiye tubaha nyinshi mwabonye harimo uruhare rwe mu kuzitegura baradusengeye itorero ryose turabashimira pastor turabashimira tunashimira itorero ryose turashimira amatsinda yose y'itorero ryacu amatsinda y'icyakora ku bwa David turabashimira rwose turabashimira Imana mu ijuru ibamugisha by'umwihariko turashimira Jean Paul Museni sinzi icyo navuga kuri we ariko bikavuga ko turamushimira cyane Imana mu ijuru imugisha kuko yaduteye inkunga twarayibonye twanashimira n'abanyatorero bagiye batanga amafaranga abo tuzi n'abo tutazi abadusengeye abafashe umwanya bavuga kuba cya David. Hari umumama utuye USA ngira ngo nino uyu munsi nawe azakora arawukurikirana azawubona atuye muri Amerika yaradushyigikiye mu gifatika cyose ndetse yaradukangurira tubaza ati se bigeze hehe ko ndi kubona ibintu kubyitondesha bimeze bite abo mujyanama wacu ndetse n'uteye Esperance aho uri turashimira n'abantu batangiye babije ibitekerezo mbere hari papa witwa Stefania n'abamugamika amafaranga ya mbere ya consultation David niwe wayatanze. turamushimira nawe ahari adukurikira Imana mu ijuru imumugisha. Hanyuma turashimira Family of Singers ni Imana mu ijuru aho mwakuye izabonera umugisha. Turashimira umupapa witwa Jean de Dieu Jado utuye muri Amerika aho uri nawe turagushimira Imana mu ijuru twabonye inkunga yawe. Turashimira Fabrice ni murumuna wa Gabin yako meeting biri hano muri Afrika Fabrice nawe adufasha kwisigira amafaranga muri Amerika. Muri Fabrice nawe wumve ko tushimiye Imana mu ijuru igumugisha. Reka dushimire itangazamakuru twagiye gutangazamakuru bitandukanye tubabwira gahunda ya David mu by'ukuri aho muri Imana ibagure yagure imiyoboro yanyu inkunga yanyu kutuza hirya no hino twarayibonye Imana mu ijuru ibamugisha. Turashimira na minisiteri ya Safe Ministry turayishimira minisiteri yadukoze mu mutima cyane nta nubwo twari tubazi cyane ntabwo twari tuzisenga gusa babonye binyuze mu itangazamakuru n'ubundi baraduhamagara batubaza aho turi batugezaho inkunga yabo turabashimira Imana mu ijuru ibamugisha. Turashimira na Muhoza nahaguruka mubone uwo bita Gibongo uriya yadusapotinze twakoze inama ahantu henshi hatandukanye atubwira inama aho twaca kugira ngo tubone amafaranga. Mu by'ukuri umwanya watanze n'inama zawe turabishimira. Hari minisiteri ya Wisdom Ministry turabashimira aho muri Imana yo mu ijuru ibamugisha. Twabonye inkunga yanyu n'ubujyanama bwanyu twarabubonye mu by'ukuri turabashimira aho muri Imana ikomeze kubaha umugisha.
twavuga twarondora buri muntu wese ngo tubimare kuko abakoze kuri kino gikorwa ni abantu benshi. Mu by'ukuri turabashimira mwese. Reka mpagurutse Pastor Fidel. Pastor Fidel. Ndetse na mugenzi we nabo turabakiriye. Aba bantu mubona hano baradutumiye tukabivuga ubutumwa mu Gatsata. Tujyayo, tugezeyo tugira ibihe byiza. Tumaze ibihe byiza dushyiraho ikibazo cya David. Icyo gihe David yari yamaze kubura, yari yabuze viza. Viza amaze kubura, yabanje kubura turayibona. Hari gusaba viza biranga. Bimaze kwanga dukomeza gusenga. Turasenga tutwakira indege. Aba bagabo mubona hano rero twagira ibihe byiza kuri ino gahunda ya David. Haleluya. Mu by'ukuri turabashimira uwo munsi rero uwo munsi neza ko tubonye viza. Twarasenga kuva neza ku isengesho rigeze gutanga viza, ko rimukozeho neza, ko rimugezeho. Ndetse rero uwo munsi twafashe urupapuro twandika turi kwesitinga viza, hanyuma dufata umuntu ajya gusinya umwanya w'umuntu utanga viza asa naho akoresheje viza. Niyo mpamvu abantu turi uyu munsi wa none bakoze Imana bakoresheje imirimo ikomeye. Turabashimira rero, Imana ibahe. Haleluya. Reka dushimire abantu bose abumvise kuri za David, aho mu nsengero zitandukanye hari abasenga n'abadasenga. Ibi ngibi ntibibwira ngo ni umuntu usenga gusa. Namwe abadasenga mukaba mwarakoze kuri iki kibazo cya David. Mu by'ukuri Imana imuhe. Haleluya. Turashimira buri muntu wese wagize icyapa kuri David, yaba ari gusenga amasengesho, uwatanze umwanya we, uwamutekerejeho, uwamusabiye umugisha wese ahari. Mu by'ukuri turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twavuga bwatira bugace, ariko reka duhinire hano tuvuge ngo mwarakoze. Abadukurikiye hari abaduhamagara, hari Abanyakenya, hari ab'i Burundi, hari abo muri Kongo, hari ab'i Bugande. Abantu benshi ku isi barakoze. Mu by'ukuri turabashimiye umunsi wa none. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Kuba David uyu munsi agiye kuvurwa, kuba ubushobozi bwarabonetse, ibi bitwereka ko no kuvurwa David azakira. Iyakoze bino n'ibisigaye izabikora. Haleluya. Haleluya. Rero turashimira abapasiteri bacu babonetse umunsi wa none kuza kudushyigikira mwese kuva ku mutoya kugeza ku mukuru. Turabashimira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero reka twakire pasiteri wacu kugira ngo nawe agire icyo avuga, hanyuma turaza kumusaba baze guhaguruka n'ubundi basengere urugendo rwa David. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turagushimye Mana we, turagushimye Mana we, turagushimye Mana we, amashimwe yawe, Imana y'amashimwe yawe, kandi zikunda neza we.
bayatambukije ntacyo byamarira gusubira ibyo abandi bavuze umwanya usigaye ni uwo guhimbaza Imana tukayibyinira tukayibwira ngo warakoze Imana yumva gusenga. David ndashima Imana yagambiriye umugambi mwiza kuri wowe yuko izakugirira neza irangije ica inzira zayo habayeho gushima ariko nagira ngo mbabwire ngo buri wese wagize icyo akora ni kubw'icyubahiro cy'Imana kuko yayifashije gusohoza umugambi Imana yagambiriye kuri David. Haleluya. Buriya tujya dusenga Imana ikaduha amasezerano ariko twabera ntiturabona amafaranga amanuka mu ijuru ngo yikubite hasi, sibyo? Imana itegura inzira bizacamo kugira ngo isubize uwo yagambiriye kugirira neza. Njye nagira ngo nshimire guhera ku waba yaratanze amafaranga 500, 1000, ibihumbi 5 kugeza ku watanze menshi. Buri wese yabitanze kubw'umutima mwiza no kubw'igitekerezo cyiza cyo kugira ngo habeho kuvuza David. Imana ishimwe. Ndagira ngo nsome ijambo rito cyane ntari bunasobanure ryuzuye ishimwe ryanjye ariko ari naryo ryanyu mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 10 ririsobanuye ntabwo ndisobanura tugakurikiza umwanya wo gusenga. Rero kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunda izina ryayo ko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Babandi bose bashimiye ari abo bavuze mu mazina abantu bahagarariye abandi n'abatavuzwe turagira ngo tubabwire ngo Imana ntabwo yibagirwa imirimo yanyu. Namwe Uwiteka azabatabaye mugeze aho rukomeye, namwe Uwiteka azabacira inzira azabibuke. Haleluya. Rero iki ni ikimenyetso cy'ineza y'Imana ariko turacyakeneye gusenga, si byo se? Turacyakeneye gusenga kugira ngo uyu mugambi ugere ku musozo, noneho tuzategura igitaramo kitari ku mibyizi, igitaramo gifatika, igitaramo kirimo gushima Imana umunsi David azaba yagarutse ari muzima afite imbaraga yuzuye amashimwe. Niyo mpamvu rero twese tugiye guhaguruka kuko uyu muhigo tugiye kwigira hano tuzongera tukagaruka kandi gushima Imana. David atwemerera utamuke upfukame hano, hanyuma ndasaba abashumba bose bari hano begere hino, ndasaba abakuru b'itorero begere hino nabo, ndasaba mwarimu nawe naze, ariko nubwo tutakwirirwa hano twese nawe aho uri urahaguruka umusengere, sibyo? Iki ni ikimenyetso tugiye gukora kandi twizeye yuko isengesho ryacu rigiye kumuherekeza mu rugendo, isengesho ryacu rigiye gutegura aho azavurirwa, rigiye gutegura abaganga, rigiye gutegura ibyangombwa byose kugira ngo azagende asanga inzira z'Imana ziciye. Yatambuka Imana yamaze gutunganya byose. Mwegereje mwese kugira ngo dufatanye gusenga. Kandi ibihe bya crise economique hari mu gacamo inzira Akarabira
ko Imana akugiriye neza ntabwo bigarukira kumukiza gusa ahubwo mwagure kugira ngo abe mu mugambi wawe hawubemo Uwiteka mwaguririmba ngo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo azabone imirimo y'Imana tuzafatanye kumushima Mana ushime Mana uhabwe icyubahiro ibyiringiro byacu tubishyize muri wowe kandi yakoze biriya yatangiye umurimo mwiza izawusohoza tugushimiye Mwana yuko umugenzi imbere ukamutunganije inzira ukaba byose bigenze neza ni Uwiteka twiteguye kubona ubwo azabagarutse tubonye kujyaneza ku Imana urakoze kutwumvise ntabwo tugiye kwikebagura kuko Imana twizeye Imana yumva kandi Imana ikora kandi Imana ibishoboye uhabwe icyubahiro yuko dusenganye kwizera yuko Imana ibikoze kandi bigenje neza turabiremye muri kano kanya mu kwizera reka Uwiteka operasiyo zose zikorerwe mu kwizera kugira ngo azagende Mwami ushyira mu bikorwa ibyo warangije kera ishimwe ikuzo no guhimazwa by'Imana uyu mwanya reka dusabe umugisha abavandimwe bose inshuti bumvise iyi nkuru bakayigira iyabo ntabwo ari uko bari abakire ntabwo ari uko watanze wese uhagije natwe twatuye umugisha abamenwe n'abataramenwe buri Imana bazi ubagirire neza nabo kandi nabo Mwami iyi nkuru tuzafatanya kugushima urakoze Uwiteka umugisha w'Imana ishobora byose data twese umwana n'umwuka wera nabe kuri Davide namuherekeze reka bagendane kandi ariko asigarana n'itorero mu izina rya Yesu Kristo